Say less, say no more. Ndashaka yuko you be by my side. Say less, say no more. Njagala kumanya baby ndoza keno. Iryo jwi ni ryo wavukanye cyangwa wagiye urikora nyuma? Ngira ngo banza ryo navukanye. Ugenda wongeramo ibirungo nyuma. Yego. Ubundi Aline Sano niyo mazina yawe? Ubundi nitwa Aline Sano Shengero. Akaba ariyo mazina ababyeyi banjye bampaye. Hama iry'ubuhanzi rero nkuramo kariya ka I nashyiramo ka Y akorona ka E hanyuma bigahita biguma ari Aline Sano. Ubundi Aline Sano ninde? Aline Sano ni umunyarwandakazi mbere na mbere w'umuririmbyi kandi warwiyemezamirimo. Ndumva ari ibyo ngibyo nakintroduce aho for now. Yego. Hajya babyita ingaragu. Kiri ingaragu. Mbese iby'umuziki byaje bite? Iby'umuziki rero natangire muri Chorale. Burya? Yego. Namenyeye ko mfite impano muri Chorale. Ubwo ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka gera muri 15 ngira ngo. Atari nini. Sinibuka neza ariko ni hagati y'iyo myaka. Kuko ndibuka ko nigaga mu wa 3 secondaire. None ubu waraminuje? Naraminuje kera abantu. Ndashaje. Hanyuma rero nkaba aribwo navumbura impano yanjye. Nkaza rero kugenda nyine nyikuza ba muri Chorale ngera muri live band na live bands nazo ndazigabanya njya mu gutangira gukora umuziki wanjye bwite indirimbo zanjye. None umuziki waje gukomera byagenze bite kandi waratangiriye muri Chorale? Nagiye kwiga mu mashuri ya kaminuza aho bitaga icyo gihe Akila Institute for Women. Twiga rero ibintu bijyanye na leadership. Iryo somo rero ngewe narifashe personnel cyane kurusha uko narifashe nk'isomo ryo mu ishuri. Uburyo batubwira ngo ese urashaka kuba iki mu myaka 5? Nanjye kuko ndareba ndashaka kuba iki mu myaka 5. Nono nareba ukuntu nyine abantu bambwira ngo ndirimba neza, nanjye nareba ukuntu mbikunda, nkavuga ni nyamara ibi bintu bishobora kuntunga. Ndangije niho nahise mvuga nti nindangiza amashuri yanjye nzaririmba mbikore nk'umwuga. Kuki utakomeje ibijyanye no muri Chorale no kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana? Icyo gihe ntago nari mfite guidance ngo umuntu ambwire uti nuguma ahangaha n'undi zakubera career. Ariko icyo gihe ngira guidance bakavuga ati nuguma muri Chorale n'undi zakubera career. Ari muri ADP. Oya byari mu badivi. Gusa ko yakonye nashaka gukora nyine urumva umwuga wo kuririmba kandi biragoye kuba wabeshwaho no kuririmba uba muri Chorale. Gusa birashoboka. Icyo gihe iyo ngira wenda nk'umuntu umbwira uti birashoboka akananyereka uburyo nyine nkabona guidance nshobora kuba nari kuba naragumye. Navuga ati bishobora kuba byarahise bitumugwa. Bamwe babinuka babivuga. Ni nako bimeze. Biterwa n'icyo wita kugwa. Nyangewe mba mbona mpagaze n'ubundi yicaye. Ntago ndagaketse umuntu asitaye kongera akabyuka. Ufite management? Oya ntago nyifite for now. Kubera iki? Ko abandi benshi bafite management? Yego, urumva ni ibintu bigenda biza uko umuntu agenda akora. Gusa ubu ngubu natangiye kubona abantu tugenda dukorana gake gake, ariko kuva igihe natangiriye kugeza uyu munota navuga ko ibintu byose nagezeho nabyikoranye. Usobanura gute ubutumwa utanga mu ndirimbo zawe? Ubutumwa ntanga mu ndirimbo zanjye navuga ko ari ubutumwa budafite umupaka. Ndirimba ku cyo numva ntekereje cyangwa ku cyo mbona cyafasha abari bwumve indirimbo zanjye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari ikintu cyakubayeho ukumva umuziki wawe reka? Yego. Igiki? Iyo nta nubwo ari mu muziki gusa, burya uzarebe muri mu mwuga wose ubukora hari igihe bigukumirana cyane ukumva ugasundu kubera iki ibintu mbirimo kwanza. Ukumva wasubira inyuma. So nyine ugenda uhura n'ibintu bikomeye, wenda tuvuga urugero ugashaka nko gusohora indirimbo ariko uko ushaka ko isohoka isoundinga ntago ari kiri gusoundinga, kandi ukabona nta bushobozi bwabyo ufite, nyine kumva kavuga ko ibintu ubu koko nibyo ndimo cyangwa mpindure. Wigeze gufata umwanya ubitekerezaho? Ari Sano, hari abakobwa benshi bakora umuziki mu Rwanda
ubona ari nk'iki mu by'ukuri barusha ushingiye ku kuba warabaye n'umuhanzi w'umwaka? okay nago nakubwira ngo mbarusha iki kubera ko ibintu byiza iyo ikintu kimwe ari cyiza n'ikindi ari cyiza biragoye kubikompara. Buri wese aba afite ahari imbaraga nyinshi afite n'ahari imbaraga nkeya. So ngewe wenda numva ikintu ahubwo kintandukanya n'abandi yaba ari abakobwa gusa cyangwa ari abahungu gusa nuko ibintu ndimo mbikoreshwa n'urukundo kurusha uko mbikoreshwa n'izindi mpamvu zo ku ruhande. Ndumva aricyo kintandukanya n'abandi bahanzi wenda maybe abaje kubera amafaranga se ubustari se nicyo cyonyine bashoboye gukora se like ugasanga nyine hari izo mpamvu ariko ngewe ibyo byose nari bubikura ahandi kuko nari mvuye kwiga muri kaminuza ubumenyi nari narabucollectinze mfite kubona abona akazi ahandi hose hatandukanye cyane kuba nakora ibindi ariko umuziki ndawukunda cyane. Nize hospitality management and leadership. Hanze bagufata gute? Ntago mbizi ahubwo we ubona bamfata gute batubwiye ukuntu bamfata buka. Ntago mbizi. Nihe ndirimbo wakoze kumvira kugoye? Sayless yarangoye. Zamurijwe twumve? Sayless ni indirimbo ni imwe mu ndirimbo zangoye. Kubera iki? Akoze ko na radio ari gukora. Okay, Sayless byangoye ko yari collabo irimo umuhanzi w'u Burundi irimo n'umuhanzi w'u Bugande. So kubahuza ngo mbahurize hamwe mu ndirimbo nago byari task yoroshye habe na gato. Zamuramo agace kamwe twumve. Sayless, say no more. Ndashaka yuko you'll be by my side. Sayless, say no more. Njagala kumanya babe ndowoza keno. Ari uramutse uretse umuziki wumva wakora iki? Nakora ubu volontaire bwo gufasha n'ubundi gukora bushake n'ubundi bwo gufasha abakobwa mu muziki cyangwa se atari mu muziki ariko muri creative industry muri industry y'ubugeni cyane cyane nyine gufasha umwana w'umukobwa. Ni nacyo nagiye kubaza nk'umwana w'umukobwa uri kutwumva muri amasaka akavuga akagufata nk'icyitegererezo ni ntama wamugira. Okay. Ikintu cya mbere namubwira nuko hari ahantu narindi nanjye hari abantu mfata nk'icyitegererezo kandi nanjye nifuza kuzagera ahantu mfatwa nk'icyitegererezo. So hari igihe ushobora kuba uri ahantu wenda uri nko kunyumva kuri radio kumva ko ari ibintu bidashoboka cyangwa biri kure cyane ndagira ngo nkubwire ko bishoboka cyane. Ikintu ukeneye kugira ni ukumenya icyo ushaka gusa ntabwo ari mu muziki gusa ahantu hose menya se ndashaka iki mu buzima bwanjye. Numara kumenya ikintu ushaka uzakigeraho kuko uzagikorera. Tubwire ku bijyanye na brand y'udukingirizo wavuga ko ugiye gutangira ese bihagaze bite? Brand y'udukingirizo yitwa mbere. Brand already nyine nkuko bivuze yarasohotse hanyuma udukingirizo natwo tuzaba turi ku isoko mu minsi iri imbere. Yego. Uzayitugurisha se? Team yanjye nkuko nakubwiye ko ndi kugenda mbona dukorana bazagenda babisobanura. Kubera icyo bihisemo? Kubera ko ndurubyiruko kandi ndashaka kugira impact iri positive muri societe yanjye ukuyemo kuba naba umuhanzi gusa nakoreshejwe nkaririmba ariko nkuko nakubwiye ko hari ibindi bintu byinshi naba nshoboye ndashaka gutangira rero kubyimplementinga nkavuga nti reka ngira ikintu mfasha societe yanjye mu rubyiruko. Umuntu namamaje ibyo bintu wenda atabikundaga kandi ankunda ndavuga ati maybe bya bintu bifite akamaro. Ari bigeze kwandika kuri social media uvuga ko hari abantu nyine bari hafi yawe cyane cyane inshuti zawe zinaguhaye ibiraka mu bukwe ariko ntizishaka kukwishyura muri ibyo bintu. Oya nagaruko navuze. Sorry kutemeranya nawe cyane ariko ukuntu navuze ngiye narindi nyine hari ukuntu nicara ngatekereza ikintu nkumva kandi koko kira making a sense. Tuvuga urugero uri inshuti yanjye wowe Ferdinand sibyo ucuruza inkweto
none nanjye ncuruza umuziki none ndaje nkakubwira Ferdinand ndashaka inkweto zo kwambara ati ndaguhera kuri make angahe 25,000 abandi mbaca 30 wowe nguciye 25 ugiye kunguka ugiye kunguka byibuze tuvuge nka 3 avuga nti si ugwamba barenga guha ambaye nkaguha 5 wo kabyara kavuga ati naba ndi guhomba okay sawa nayaguhaye wowe ukoze ubukwe uraje bambwira Taline kuri inshuti yanjye washukandirimbira mu bukwe rero ngewe ncayangaye ati wapi ndaguhita iki none se ngewe nza kukugurira inkweto k'ibyo bintu tutabikoze kandi ubizi ko nanjye ibintu ari byo ncuruza wamba bari ukumva ko ari win-win nyine cyane nibyo rero ntabwo nabivuze ngo ni inshuti zanjye zibikora nuko nagira ngo making something clear ku banyamuziki ko tuwucuruza urateganya gukora ubukwe ryari ibyo ni iby'Imana ahubwo nateganya gusohora album urayiteganya ryari bwanjye bwa mbere urayiteganya ryari vubaha cyane ubone ryari nzabamenyesha kuwa mbere nzabibabwira byose ku mbuga nkoranyambaga zanjye gusa album yitwa Rumuri ugire umupira w'amaguru si cyane ufana iyihe kipe fana Amavubi mu ijambo rimwe umuziki nyarwanda ukeneye iki kugira ngo ugere ku rwego wifuza ukeneye investments Shoramari. Invest in Rwandan music. Why you mess with my mind, talk with my heart. Uri fake G, kuki mutwicira time, muka turya life. Fake G's. Ari ne Sandra urakoze cyane.